imandwa yaja handi nayibonye imandwa yaja itari karabu nka mirehe imandwa yaja itari nsera nsomerehe imandwa yaja itari mununa narayibonye Rudahigwa naramukiniye ndi umunyeshuri ndi muri segonderi naramukiniye i Kigali na rezida narize ndangiza EAP imyaka 2 niyo twigaga narigishije nuko nigishije umwaka umwe uwa kabiri ndasabwa ndarongorwa nuko biciraho ntabwo umuntu iyo yarongorwaga ari umugore ntabwo yasubiraga kwigisha twajyaga kumva tukumva nk'ahariya hirya kure mu wundi murenge kumva ngo hari umukobwa utwite tukavuga tuwatwereka umukobwa utwite uko abasa tugasanga rwose turavuga wamutwereka kandi nawe yamaraga kumva ko ayifite bakahita bamuhitisha bakamuhisha wumvaga ari nk'igitangaza kubona umukobwa yaba atwite. Yes, turabashimiye cyane mwese abakomeje kurikira ibiganiro byacu twizera ko mumeze neza aho muri hose. Turizera ko aho muri byo mukora byose basha kugenda kandi kuko niba bitanagenda no gushyiramo imbaraga. Uyu munsi bishobora ko bitakunze ejo bikaba byakunda. Uyu munsi rero twatembereye mu karere kamwe k'amajyepfo dusurayo mama wacu umukecuru uri mu zabukuru ariko ngira ngo afite byinshi cyane ari buze kutuganirira aradusangiza amateka aratubwira byinshi harimo n'ubuhanzi bwe ngira ngo ntimuze kujya kure kugira ngo tubashe kuganira nawe. Reka tubanze tumuhe ikaze turabakiriye. Murakoze. Kandi ubundi mu busanzwe mutwibwire. Jewe nitwa Mukanyindo GENEROZA abantu wo mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe. Hita imyaka 84. Ko bitagaragara? Biragaragara gusa urareba uyu musatsi wanjye sa n'uwawe. Ariko ugereranyije n'imyaka mutubwiye nuko mugaragara bigaragara ko hari ukuntu hari ibanga mufite. Ibanga se mbanga nuko nahoraga nishimye banumva ndi umuhanzi iyo ufite ibikubabaje urabyihorera ukabicaho ukigira mutwe uhimba ukigira mutwe ukora ibikubabaje bikagenda uko byaje. Byambabaje byo ni byinshi ariko rero kuba uri n'umuhanzi biragufasha. Ngira ko turaza kugira umwanya wihariye w'ubuhanzi mutubwireho byinshi dusangize ku buhanzi bwanyu ngira ngo benshi barabikeneye ariko nanone nkaba nakwibaza nti ahangaha imyaka ufite urebye ukuntu ngana ubundi mu buto bwawe byari bimeze gute tubwire. Mu buto bwanjye byari byiza byari byiza ariko nyine byari bipfunyitse. Ubwo buhanzi se nari kubugaragaza hehe ntawe nari kubugaragaza usibye ko nk'ubwo ngubwo nko mu mbyino z'abakobwa babaga bantezeho rwose ikintu bazakora ari nko mu bukwe ari nka hehe. Noneho rero ubwo mpereye no hejuru mu banyeshuri nakundaga kubahimbira udukino. Ugasanga turakina amateatero ugasanga turabyina ugasanga niho mbiheruka. Ubwo rero udusangije buriya watangiye nk'ubuhanzi nko ku myaka ingahe? Yewe urebye kugira ngo menye no gucuranga urutaro nari mfite imyaka 7. Nari mutoyi. Bivuze ko ushobora kuba waravutse mu muryango w'abahanzi? Oya ntabwo ari uw'abahanzi ahubwo iwacu bari abantu babandi b'abakungu
bakagira abantu baba bafite mu rugo noneho haza gutera inzara ya ruzagayura haza rero kugira abantu baza aho iwacu barabahaka mbega noneho rero bari barabahaye aho bubaka ku nkike y'iwacu umugore akaba azi gucuranga urutaro umugabo rero nkaba nararutambira ndi umwana ninjoro mu gitaramo nkabona ni byiza nkabikunda noneho yamara kugenda nanjye hajya afata urutaro ngacuranga noneho rero utwo maze bansigira umwana kumurera yarira nkazana urutaro nkamucurangira nkamuririmbira umwana nkamuhoza noneho rero ku buryo bigeze no kunyitirira izina ry'uwo mugore bakajya bampamagara yitwaga gira ukwayo nuko bampamagara ndi ku rutaro kuko numvaga nabikunze niyo nabaga ntariho ntarera umwana nabaga ndiho ncuranga bampamagara ngo ngwino gira ukwayo ubwo yageze ku rutaro se muramubona nubwo noneho rero ariko nkabona ni byiza kuko nabonaga babikora nkabona iwacu barishimye nkabona bari aho bose nkabona barishimye ndavuga ntibiriya bintu nzabikora niko ndabyiga ndabimenya umuntu ashobora kuba yakwibaza wabyaye abana bangahe muri abo bana hari abo wabyigishije imbyaro zo zari nyinshi nuko harimo iki kiza cyaraje bamwe kikabatwara ariko harimo ubundi nageze ku mbyaro 10 abari bahagaze bari 10 ariko rero ubundi baje gupfa nsigaranye 6 hari uwo rero wagize gutyo urabyigisha cyangwa ibyo byose uracyabifite muri wowe narabigishaga ariko noneho ntibabikore bariyigiye nk'uko kwanyu bose abana banjye barize ubu nubwo nta kazi afite diporome aryamanye yakoraga mu mushinga wa World Vision birarangira bose bariyigiye noneho rero ari abahungu ari abakobwa bose ntibabikore ariko babaga babona babimenya ariko noneho ntibibura na gatoya ahubwo bari bazi kubyina mu rwego rwo hejuru n'ubu aho bagiye bashaka hose bagiye bashinga amatorero ariko ubuhanzi bwawe ariko bivuze ngo n'ubu baracyari muri gakondo bari muri gakondo n'ubu hari abuzukuru ubona bari muri gakondo hariho ubikunda tubana hano nta nkundira rwose ubu nawe amaze kugera muri segonderi w'umukobwa we ubona yabikunda n'urutara rujyaho agacura ari nubwo twakinnye aha ku kibuga afata rumwe mfata urundi turacuranga nta nkundira azabikora reka tugaruke inyuma gatoya tubwiye ko mwabyaye abana 10 n'ubwo bane batabashije kubaho ntirihe banga mwakoresheje kugira ngo mubyare abana 10 kuri uyu munsi biragoye kuri uyu munsi biragoye nuko umugabo wanjye yari afite akazi yari umwarimu ubwo nyine cyakora bakadutera ubukene kubera ko ari benshi nongera mbyara nuko hanyuma rero ugasanga ubwana buraho nyine ugasanga nta mutungo dufite cyane ariko turabarera barakura baraniga ariko nyine umuntu yifuzaga nk'ikintu cyatuma bigabanya ukakibura nta cyariho byari bigoye cyane byari bigoye kugeza ubwo ku ndunduro uvuze ngo washobora no kubabyara ukarenza 10 none se uko nkubwira ko abahagaze bari 10 ariko nari nageze ku mbyaro 14 harimo abapfuye ari impinja inda zavuyemo
byari tubimenye. ukaba ugikomeye gutya bose barakera ko byabaga bigoye ko umuntu abyarira kwa muganga, ubundi byabaga bimeze bite? Ntabwo nigeze mbyarira kwa muganga. Nta ngaruka mwahuraga se nazo? Bamwe bahuraga nazo, ubwo n'Imana nagize, bahuraga nazo bakanapfa, bakanapfa rwose, ariko sinigeze mbyarira kwa muganga. Abagore benshi twabyariraga imuhira, ntabwo ibyo kwa muganga twari tubizi, ariko ku bana bo hanyuma kwisuzumisha byari byaraje, narisuzumishije. Nko ku mbyaro ya gatatu twajyaga ku Kigeme, tuvuye hano tukajya ku Kigeme, kandi ni kure. Ni kure, ari kure cyane. Uvuze ko kugira ngo umuntu ajye kubyara nibura ashatse kubyara kwa muganga byamusabaga kuva ngaho akagera ku Kigeme. Akagera ku Kigeme ari nk'uwo byananiranye. Ubuse ko kiriya gihe n'uburyo bwo gutwara abantu bwasaga nk'ubugoye, kuhagera byaga bimeze bite? Nta kuguheka mu ngobyi. Amasaha angahe? Bamwe bagapfira mu nzira. Bashyiraga mu ngobyi bakabaheka, bakarara bagenda nuko kuzageza ubwo bamugezayo. Ku myaka yanyu rero 84, bivuze ngo byanze bikunze hari ingoma ya cyami mwabonye? Narayibonye, Rudahigwa naramukiniye, ndi umunyeshuri. Ndi muri segonderi, naramukiniye i Kigali na Rezida. Bivuze ngo Rudahigwa niwe wenyine mwabonye? Na Rezida. Na Rezida. N'abadiminisitarateri. Kuko Rudahigwa na Rezida bicaraga hamwe nyine, bakicara ku ntebe, nuko tukabakinira. Kugira ngo dusobanurire abatureba, Rezida yabaga yari ahagarariye u Rwanda, yari ari hejuru ya Rudahigwa, byari bimeze bite mu dusobanurire? Ubwo nyine twabibonaga gutya, ariko wabonaga ari nkaho asa nk'utegeka umwami, none se ko ari we nyiramategeko. Umwami yari nyiri u Rwanda gusa, ariko ibintu byose bikorwa bikaba biri muri abo bazungu, biri kwa Rezida, biri ku badiminisitarateri n'abandi bayobozi. Umwami akaba ari umwami nyiri u Rwanda nyine, amategeko amwe akamugeraho, cyangwa yenda akabisinyira, sinzi, ariko wabonaga bafite icyubahiro kireshya. Icyo gihe yari umuzungu. Yari umuzungu. Yego. Ahubwo rero igihe cy'ubwami cyariho, ubundi mutugereranyirize ubuhanzi bwo kugiye cya cyami n'uyu munsi, buriya byari bimeze bite? Ubwo nyine hariho n'abacuranzi bacuranga inanga, wabonaga ari bakeya ariko ari byiza. Bagatarama n'ibwami, bagatarama hose, ukabona ni byiza. Bagatumirwa, abahanzi bari bakomeye, bari bakomeye. Uwo nk'umuntu wagize amahirwe yo gutaramira umwami, byari bimeze bite? Ubundi byabaga bimeze bite muri gutaramira umwami? Mwakoraga muri iki? Wabonaga njyewe nabikoze ndi umunyeshuri, ariko wabonaga nyine ari icyubahiro, kubera ko umwami yari akomeye. Ariko urebye umwami yari akomeye ahari kurenza Rezida, kuko umwami se ko aho yanyuraga abantu barapfukama bagakoma yombi, ngo gaharona Imana Nyagasani, mwami nyiri u Rwanda. Bwari uburyo bwo kumwubaha? Bwari uburyo bwo kumwubaha. Hanyuraho abantu bari bagapfukama, ariko Rezida ntibamupfukamiraga. Reka noneho mutubwire neza ku bijyanye n'ubuhanzi bwanyu. Byagiye mwatangiye mukora ubuhanzi bwo kurimba gusa, cyangwa wenda harimo n'ibindi? Nakubwiye yuko n'abanyeshuri nabakoreraga udukino, ngahimba n'amateateri. Ubwo ariko nashatse kugira ngo nige no gucuranga inanga, kuko aho iwacu mu Bunyambiri niho nturuka, hari umugabo uzi gucuranga inanga, nkajya njya kubyiga. Maze kuba 10, iwacu barambuza ngo nta mukobwa acuranze inanga, ngo reka. Ubwo se wazarongorwa n'abaheye? Barambuza pe, nayizanye ngo mbyigire imuhira, yambwe ati genda, darura ufite kuba wabimenya, ujye ugerageza, uzajya uza ngo ukosore. Bahita bayinyirukanana,
ariko noneho kuko nayo narabonye rwa rutaro avuga nti nimuyireke nzacuranga urutaro aho mbere umugore rero noneho ngize abana utwana tuba turi aho nkababwira ntinga nze mbacurangire nkabacurangira n'umugabo wanjye ugasanga turataramye wajya kugira gutya rwose ukamucurangira arakarimba bamuhimbiye najyaga nyuzamo nkamuririmba utwo twajyaga turirimba turi inkumi ngo nzaguhobera ntacyo nishisha nzaguhobera ntacyo nishisha nkubito y'imanzi nzakwita izina nkajyaho n'utundi mbona nkorera twiza nkadushyiramo rero umuntu tubwira ubundi kugira ngo babatoranye uvuye ahangaha ukagenda ukajya gutaramira umwami cyagendaga bite kugira ngo babatoranye? Yewe nigaga i Kigali nigaga i Kigali muri eyape ariho bashyize ririya shuri rya lise niho batoranyaga abana bazi kubyina nari mbizi cyane bagatoranya abana bazi kubyina rwose bakadutoranya tukagenda tukajya kubyina tukabyinira umwami na perezida. None ahita ngira amatsiko kiriya gihe kwiga byari bimeze biti? Kwiga byari bikomeye higaga umwana w'umukire abana b'abakire nibo bigaga. Bivuze ko nawe wari umwana w'umukire? Nakubwiye ko bari abakungu kandi data yari yarize mu banyeshuri ba mbere b'igitangira abazungu bazi yarize nubwo yari umwarimu wa gatigisimu w'abapadiri mbega yari akomeye mu bapadiri kandi noneho ari n'umukungu. Noneho rero we kuko nawe yize bagarukiraga ngo mu mwaka wa 3 adutoza kwiga kandi twigaga kure ikaduha dutaha Ikibumbwe hari urugendo rw'amasaha 2 ku banyeshuri ariko abandi aba nka 3 ariko twajyaga kwiga tugataha tugatangira ishuri kandi tugasanga turi abahanga. Ubwo rero higaga umukobwa ni bake cyane nko mu ishuri wasangaga turi nk'abakobwa 5 nko mu bahungu 40 50 ari nk'abakobwa 5 cyangwa 4. Byagendaga bite kugira ngo abakobwa babe ari bo bakeya kandi abahungu ari benshi? Iwacu baratubuzaga barababuzaga ngo areka ngo umukobwa asariga ngo azamara iki ngo uzahaga abana umusozi iteye uzagira iki none higa abahungu bakababuza ariko data we kuko we yari yarize ni nanjye mfura ye twarize twese twese twarize. Uyu munsi rero noneho mwagize amahirwe yo kuba muri kiriya gihe umukobwa adafite agaciro uyu munsi naho muri kubana none mu gihe noneho bisa wenda bitakimeze nka mbere ubundi mubona uyu munsi bimeze biti? Uyu munsi ni byiza cyane ndeba abantu ukuntu bipfayonza kandi bafite agaciro nkabona barambabaje rwose kugira ngo twebwe twige wabonaga ari nk'igitego nyaboneka baba watsinzeho utsindiye amashuri ukabona nyine urubashywe ukabona ni byiza ariko ugasanga abandi baravuga ngo uriga se umere nka mwene kanaka kandi ntibamurekure ngo barebe ko nawe yazagera aho ngaho. Ubundi se nk'imirimo yabaga igenewe abakobwa muri kiriya gihe bavuga ati abakobwa nimutiga murakora ni iki babasaba gukora? Hakoraga imirimo yo mu rugo bakaboha bakagira amasuku bakanahinga ariko abakobwa bahingaga ni bakeya n'aba bakene nuko ugasanga rero ibyo n'ibyo kurera abana n'ibyo akabazwa iby'imuhira ariko kujya mu ishuri ntabyo ntibyarimo iyo wajyagayo rwose
wabonaga reka reka twari bake cyane noneho data rero we waba wanirwaje kuko twari kure twigaga kure akabwo umuntu yirwaza ngo arebe ko yaruhuka gafata inkoni gakubita ati mugende mwige nuko byose twese byatugiriye akamaro. noneho rero nkaba nakwibaza nti rero wewe wagerageje kwiga kubera ko wari ufite umubyeyi wabyumvaga noneho wagarukiye mu wa kangahe? narize ndangiza EAP imyaka 2 niyo twigaga kigiye mwigaga imyaka 2 yose ariko bajyaga mu normal bigaga 4 wava musi ugakora iki ukigisha narigishije nuko nigishije umwaka umwe uwa kabiri ndasabwa ndarongorwa nuko biciraho ntabwo umuntu iyo yarongorwaga ari umugore ntabwo yasubiraga kwigisha babimukuragaho. byaterwaga n'iki? ni imyumvire mikeya baraguhagarikaga kereka abaganga abigiye ubuganga nibo bakomeza bagakora ariko abigiye ubwarimu bose nabo bize za normal bari baryamanye za diplome muhira. byasubiriye muri 60 kuko hateyemo ibintu by'intambara abarimu bakabura noneho rero bakajya bashakashaka bize ababyigiye. icyo gihe rero nsaba umugabo wanjye ngo nsubire nanjye mu kazi aranga bareka ngo byihore nabo ntibumvaga ngo reka byihorere gumahanga umenye urugo rero underera umwana ngo reka byihorere. reka tugaruke rero ku buhanzi bwanyu kuva iyo myaka yose kugeza n'uyu munsi uracyakora ubuhanzi? nakubwiye ko nacurangiraga abana banjye n'umugabo wanjye noneho bukeye sinzi ukuntu radiyo Rwanda yaje ku Gikongoro uwari burugumesitiri kuko nakunze maze kuba umugore nakunze kuba umuyobozi w'abagore bakantora ugasanga ndabahagarariye ndabayobora. arambwira ati noneho uzabwira abagore mushaka akantu k'akabyino cyangwa k'akaririmbo tuzajye kubifatisha kuri radiyo Rwanda izaza ku Gikongoro. noneho ndamubwira nti ariko ntabwo nzabwira nzazana urutaro rwanjye nzi gucuranga urutaro. nawe biramutangaza ati urutaro se bwoko ki? nzaruzanure atuzazane hano kuri komine ndebe. ndagenda nibwo nacuranze nyagitanze cy'umukondo wari boye ni ya kera muri 81 nuko ndagenda ndabimwereka ati ibi bintu uryamanye ati ejo nzakujyana. nuko nibwo rero njyanye ku Gikongoro nibwo bayifashe. tutarakomeza rero turagira ngo turirimbeho gatoya ku iyo ndirimbo kugira ngo dukumbuze n'abantu iyo ndirimbo yawe. yewe nyagitanze cy'umukondo wariboye yewe nyagitanze cya Rwabuhanga imandwa yaja handi nayibonye imandwa yaja itari karabu nkamirehe imandwa yaja itari nsera nsomerehe imandwa yaja itari mu bununa. ushaka ikimandwa genda shaka nyagitanzi ndashaka nyagitanzi cy'umukondo wariboye
enda matamandwa naranyoye narahaze enda inzoga mandwa nayinyoye wa giti ushaka ikimandwa ye ndashaka nyagitanzi ndashaka nyagitanzi cy'umukondo wariboye imandwa yaja hantahandi nayibonye umukani wayikani niwukanira bene yuhi umucuzi wayicuri ye niwucurira bene yuhi imandwa yaja ntahandi nayibonye bamuhaye nyirama nasinshaka nyiramana bamuhaye kamayugi sinshaka kamayugi shaka ikimandwa ye ndashaka nyagitanzi ndashaka nyagitanzi cy'umukondo wariboye imandwa yaja hantahandi nayibonye imandwa yaja ntahandi nayibonye imandwa yaja ntahandi nayibonye. urakoze cyane rwose ni ibintu bishimishije kandi ngira ngo binyuze amatwi ya buri wese uri kutwumva njye nshobora kuba nakwibaza nti kugira ngo uhimbe ako karirimbo ubundi wagakuye kuki ni umugani ariko nyine ku mugani w'abarundi ngo umugani ugana kariho ni nka bya bindi twavugaga yuko abakobwa bajyaga batababona bakabarongora batabazi uwo mukobwa nawe nyagitanzi cy'umukondo wariboye umuhungu yari yaramubariwe ati kwa Rwabuhanga hari umukobwa w'igitangaza kandi akaba atazi uburyo azamubona noneho rero bukeye yihindura imandwa kuko nizo zakoraga icyo gihe nka kumwe intore zambara ni mugaragu wayo azahamiriza yambaye neza yambaye iby'intore ahamiriza ku irembo barasohoka abajana n'abandi bari mu rugo bati yewe bati hano haje imandwa bati haje imandwa bati ije gusega ngo zazaga gusega zisaba ibintu kera abandi batereka da batiriya mandwa se mwari babona imandwa imeze kuriya bati nimuyeho amata turebe yemera bazana amata umuhungu kuko yaragambiriye amata aranga bazana inzoga arayanga ati ndashaka nyagitanzi cy'umukondo wariboye noneho rero igahamiriza igaca umugara noneho uko babandi bahuruye nyagitanzi nawe ahururamo aza kureba umuhungu baramubona rero uwo mukobwa udasa n'abandi amubona atyo nuko yarambagiwe abakobwa nyine twitwaraga neza ab'icyo gihe rero n'uyu munsi ubundi mubona bimeze biti uyu munsi ko ari amajyambere ngo ari amajyambere twebwe usibye nkatwe twize wasangaga dukunda kujya nk'ahagaragara ariko abandi babaga bari mu rugo ntihagire umukobwa wagorobereza ku gasozi ntihagire umukobwa ujya aho batazi iwabo aho batamutumye rwose ku buryo no kugira ngo nubwo natwe nubwo twize kurambagirwa ntabwo byari byoroshye kugira ngo umusore azabone umukobwa reka warubaga usanzwe umuzi noneho wajya iwabo akakwihisha noneho cyangwa se yaba aje mukaganira ariko ntushobora kumuherekeza ngo urenge aha hirya ku muharuro aya ubundi kandi inaha hari umukobwa wari wasabwe n'umuhungu
noneho baje mu misa umuhungu aza kugira ngo amwereke abagenzi be ngo amubereke misa irangiye baramutega baramureba kandi twagendaga ikivunge nk'intama abakobwa bakagenda rwose bose hamwe kandi babaga bambaye neza banarimbye atari amahenure twarakenyeraga nka kurya ubabona bakenyera bajya guherekeza undi mu rukiko twategaga amasurudu tukanakenyera noneho rero bahungu baza kumutega ngo bamurebe ageze iwabo baramurega ati yanteza abahungu ngo bandebe arira nuko iwabo rero batumira ababyeyi be bagombye gutanga iciro kugira ngo umuhungu wanyu ajye kutwerekera umwana abahungu ngo bamurebe ntabwo reka da nubwo twigaga umubano twebwe nitwe byatangiriyeho hari abahungu bicaraga hariya tukicara aha barangiza bagahita bagenda namwe mukagenda yaba ari yagira ngo ajye kugutega ukamurega ukamurega ntabwo rwose iyo yabaga amaze kugusaba ntiyibwiraga ngo noneho abonye uburenganzira bwo kukubona reka da ntabwo yagarukaga n'iwanyu hari nk'ibyo tuba twumva nk'uyu munsi ukumva umuhungu n'umukobwa kugira ngo babane bo bagiye barahura baraganira barangije babwira ababyeyi hari ibyo tuba twumva ngo kera ngo ntabwo ngo umuhungu ngo yishimiraga ngo umugeni ubundi ko byari bimeze ababyeyi nibo bajyaga gushimira umuhungu umugeni ibyo kuri ba mama kuri ba twebweho waramwishimiraga ariko mugasiba guca agashingwe ngo muganire reka mwaganiraga mbere mukibitangira ariko nyuma yabwo mukarekera aho ngaho umwe akazategereza undi bya ba mama nibyo ngo yajyaga ntekereza yuko bo bajyaga babarangira abataziranye bakazarinda bagenda ntawe uzi undi twe twari tuziranye ariko rero bidahagije ntabwo wageraga nigeze no kuza mu misa hano mu Cyanika nturutse hariya hakurya kwa ba sogokuru ikiraro uri umugabo wari wansabye n'uwino noneho rero arambwira ati ngwino nkwereke atigera hino nkwereke iwacu turamenye ntabwo reka nuko mbwira abandi bakobwa turigendera ntacyo ndeba reka da none se nka kiriya gihe uyu munsi tuya twumva ngo abantu batandukanye wenda binyuze ko baba batarigeze babasha kubona igihe cyo gukundana kiriya gihe kugira ngo ubone umuntu umunsi umwe umukunde umwemerere ko muzabana kandi uyu munsi kandi tube dusazanye kiriya gihe byagira gute ntabwo bashobora kuba batahuza ingo zigasenyuka nyine oya wararangaga ibanga ryari irihe ibanga ryari ukuranga umugeni ubwo rero umuntu akaba azi umukobwa akaba azi n'iwabo akaba bazi neza n'umuco n'iki noneho akiyemeza ati nzamurangira uriya musore kandi abazi bose n'umusore amuzi noneho rero akaba ari n'abaranga nibo babikoraga rwose nta gihe se yaba ashobora kuba yakwibeshya ku mukobwa akavuga ko afite imico myiza ariko yazagira mu rugo bikamunanira bikaba byabaye intandaro yo gutandukana n'umugabo we ni rimwe na rimwe ni rimwe na rimwe rwose wajyaga kwiyemeza kuranga yabaga azi ko akoze ikintu kizima nawe bitazamukoraho akakuranga noneho rero bakazaza rero umuhungu akazaza mukivuganira nuko hanyuma wamwemerera nuko bagatangira bakareshya bakazanasaba cyangwa se ukamuhakanira noneho rero abakobwa b'iki gihe mubabona gute none se ngo ko baranganira ku matelefoni ngo ngo uko barebana kuri telefoni
ariko si bwo we mwarebana ukaba uzi ari bwoko cyari imico ye yari iyihe naho undi se ko yajyaga kuranga umuntu azi imico ye nyine amuzi neza nk'ubwo naranzwe n'umugabo wo mu bufundu kandi iwacu ni mu bunyambiriri ariko yagendaga iwacu data yari yaramubyaye muri batisimu akaba azi rero n'uyu muhungu w'inaha akavuga ati bariya abantu babahuza byakunda ariko twarabanye na n'ubu aracyariho umugabo wanjye ubu noneho rero nk'umukobwa watwaraga inda kiragiye byafatwaga gute mu muryango aha zatwaraga bangahe zira twajyaga kumva tukumva nk'ahariya hirya kure mu wundi murenge kumva ngo hari umukobwa utwite tukavuga tuwatwereka umukobwa utwite uko abasa ugasanga rwose turavuga wamutwereka kandi nawe yamaraga kumva ko ayifite bakahita bamuhitisha bakamuhisha akazava nk'aba bakajya kumushyingira nko mu kinyaga cyangwa ubwo hari umugabo se wemeraga umukobwa wabyariye iwabo ubwo nawe bamushyingiraga nk'uwapfushije umugore nk'iki ariko nabwo bakaba bamukuyeho amasunzu bakavuga ngo yari yararongowe reka twigarukire ku masunzu yacu ubwo noneho rero ubwo wamara kuvuga ngo wanyereka umukobwa utwite wazavuga uti nzajye kumureba ugasanga yaragiye ntawe twabonaga wumvaga ari nk'igitangaza kubona umukobwa yaba atwite kuzitwarira iwabo natwe byaratuyobeye iba ari kubona bahorana nk'uko umukobwa ugasanga yagiye gusura umuhungu akagenda akanarara umuhungu akazaza ni ibyo ngibyo ntacyo bagitinya ubu se nk'umukobwa agiye gusura umuhungu akarara mwe mubifata gute tubifata ko uwo yabaye icyomanzi ibyo si byo ni ibintu tubifata ko yabaye icyomanzi rwose n'umuhungu kandi tukavuga tuti buriya nawe aramugaye hasi aba yagiye kurara ararira iki yego yagenda kuko ubu ngubu nyine abantu bahumutse akamusura bakaganira ariko agataha kandi agataha kare ntajyanwe n'utubiri kandi baza n'umuhungu nawe yaza ababyeyi bakaba barabizi yuko hari buze inshuti ye ukabaha umwanya bakaganira ubundi bakamuherekeza se wowe ibintu byo ku matelefoni njya numva bavuga ngo ntawandangira ni namwe nicyo gituma musenya mugasambura reka twigarukire rero ngo abakobwa ngo bakera ngo hari inyogosho baga bafite ngo zitandukanye mutubwire ibyo byago bimeze bite gutereka imisatsi mu buryo butandukanye abakobwa nyine nicyo cyari ikiranga umukobwa ni amasunzu nyine n'abagore nyine bakatereka imideri ugasanga rero ukamenya umukobwa uwo ari we kuko twese twarakenyeraga abagore bagakenyera ubwo tuvuye mu ishuri nyine ariko ugewe kuko naraje ndigisha sinagombye gukenyera ariko nko ku cyumweru tugakenyera kandi ugasanga turagira umugenderano ugasanga abakobwa barakundana rwose ugasanga abakobwa barakundana nageze ino mu bufundu ariko abakobwa nahasanze twaraganiraga ukagira ngo twarabaye bansura bankunze ubakunze aha none ubu nta bakobwa bagikundana kandi ikindi umusore yazaga kukurambagira warebaga inshuti yawe mugenzi wawe w'umukobwa yaba umwe cyangwa babiri ukamubwira uti azaza uyu munsi uzaza utereraho akajisho ndebere kaza akamureba mukagira icyo musigara mumuvugaho nuko none rero umukobwa ngo ubibwiye abandi bakobwa ngo barabwica nta mukobwa wicaga ubukwe bw'undi mukobwa reka
twaravugaga nk'uko turi ku murenge ku kagari ku mudugudu umwe ukavuga tuti iyo havuyemo umwe tuba tugabanutse byibura ntibikomeze kwa abakobwa ishyano ryose. none se kiragiye mwatinyaga kuguma mu ngo? Cyagiye mwatinyaga kuguma mu ngo iwanyu byo nakwita nko kugumirwa? Umuntu yarabitinyaga. Wabonaga bagumiwe ukabona ni bibi. Bariho nabo. Ukabona ni bibi. Usibye ko batujyanaga turi batoya cyane kubabaga ntazi uko bimeze. Hanjye nashingiwe mfite imyaka 20. Wa 21 nawe utangiriye ino. Ubwo rero urumva umuntu yabaga atarabikenera cyane. Ni nacyo cyatumaga usanga turira ukumva ahantu wari ugeze mu rundi rungano ukabona ugiye mu bundi buzima ukabona birakubabaje ukanarira. Aha noneho rero reka tugaruke ku buhanzi bwanyu. Unyuma rero yo guhanga utwo turimbo twose ugiye dutandukanye umwagiye mu turimba batandukanye ni nka hehe mutubwire dukuyemo handi mwarimbiye umwami hari handi hantu hakomeye mwarigeze mutumirwa kugira ngo mujye kurimbayo? N'ubu ngubu baracyampamagara. Ubwo nyine urutaro namaze kurugaragaza ariko n'ubu inyamagabe nk'iyo babonye abashyitsi barampamagara yewe n'undi ubwo ruri kaduha witwa Ngera tukabaririmbira. Nyuma yabwo nigeze no gushinga itorero ry'abasore n'inkumi babyina. Nari maranye imyaka igera nko kuri 25. Narishinze mbere y'intambara. Narishinze 9 ariko iryo torero ryabaye ryiza ryaraserukira niryo ryaserukiraga akarere ryitwa Inyange. Noneho andi matorero yari ataragwira ni Kigali tukajyayo. Mbega itorero niryo ryaje kungomesha cyane nkaba ari ryo mpimbira. Ariko naryo ryabaye ryiza cyane. Nyuma baje kungirisha ari nyine bararitwara akarere bigira mu karere hagenda umwe baza gushiramo nanjye ncika intege. Ubu hari umuntu mufata mu buzima bwanyu nk'umuntu ukomeye ku buryo mwaririmbiye mukaba bati uyu muntu ndirimbiye rwose mbikoze nabishakaga aranabyifuza karahari? Kereka nk'uko nguko igihe baba badutumiye nko mu gitaramo hari ubwo badutumira. Hambere hari ubwo twanagiye Ikibeho turarayo. Hari ubwo badutumiye hariya ku Gikongoro. Ariko ubundi usibye nk'indirimo natuye Perezida Kagame. Ariko ntabwo isohoka nabwiye abanyamakuru ntimuyimumpere n'urutayo. Kuko ndamukunda buriya. Nabanje kujya mpimba indirimbo izo ngizo nkahunika bukeye mpimba filime ndayihimba. Hari abana banjye twafatanyije barangije kaminuza turayihimba iminsi 2. Turangije iyo filime yampezeho neza twarabiretse neza. Kandi wabonaga yagirira abaturarwanda akamaro. Nk'ibyo nyine ivuga imibereho y'abakobwa. Nicyo filime ivuga. Nigeze no kujya kuko njya muri muzehe kwizi. Bibwira Kenisi ndavuga nti uzashaka uburyo wampuza n'abahanzi ba filime rwose nzarebe ko iyo filime yasohoka. Arabinyemerera. Ubwo noneho nkomeza kubura uko njyayo uko ngenda korona irindi yiza. Icyo kintu kirambabaza. Ubona nk'ikintu kikenewe cyane kugira ngo iyo filime yawe isohoke ni iki? Ikintu gikenewe ni uwampuza
n'abahanzi ba filime. ntabwo ukeneye se n'abazayikinamo cyangwa n'abakeneye noneho duhuye nabo nkayibereka bamfasha gushaka abayikinamo. tugiye ku bijyanye n'amikoro urumva nta kibazo amikoro nanjye niyo mbura ubwo niyo nabuze nuko ibyo bintu rero birambabaza. kimbagira nyamurangwa kirizimbura n'umuyaga wararaye we baratuye ubu baratuye kimbagira nyamurangwa wararaye we kimbagira urabikwiye kimbagira nyamurangwa wararaye we kimbagira urabikwiye kimbagira nyamurangwa wongereye amashuri wararaye wongereye amashuri wararaye abana bacu bariga bose kimbagira nyamurangwa abakecuru n'abasaza wararaye bakuye mu bwigunge kimbagira nyamurangwa abakecuru n'abasaza wararaye babakuye mu bwigunge kimbagira nyamurangwa bagira nyamurangwa wararaye kimbagira urabikwiye kimbagira nyamurangwa wongereye amashuri wararaye we n'amavuriro impande zose kimbagira nyamurangwa n'amavuriro impande zose wararaye ntawe ukirwara ngo ahere mu kimbagira nyamurangwa kimbagira nyamurangwa wararaye we kimbagira urabikwiye kimbagira nyamurangwa kimbagira urabikwiye wararaye we kimbagira nyamurangwa kimbagira nyamurangwa kimbagira nyamurangwa wararaye kimbagira nyamurangwa wararaye uyu mubano wararaye uruganda rwacu uragenda kimbagira nyamurangwa kimbagira nyamurangwa